Dutangirira inkuru yacu mu gihugu cya Canada. Hari mu masaha y'urukerera, ubukonje nabwo ari bwinshi, urubura narwo rurimo ruragwa. Muri urwo rugo hafi yaho hari umugore wari ufite inda ikuze, ari kwinginga umugabo we Tari ati, mugabo wanjye winsiga, ndakwinginze mugabo wanjye winahangaha. Ariko umugabo aho ngaho yari yamaze gufata umwanzuro. Tari yahaye umugore we icupa ririmo imiti ya gakondo izatuma gutuma inda itavuka vuba kugeza igihe umugabo azagarukira. Amusaba kujya ashunaho akantu gato buri munsi. Mu marira menshi umugore yakomeje kurira, ari gusaba umugabo we kutamusigaho, gusa ntibyaje gukunda. Tari yafashe urugendo asiga umugore we, amusezeranyije yuko atazatsinda. Umugore yasigaye mu gahinda kenshi, yinginga umugabo we kugaruka. Hashize imyaka 13 umugore agitegereje Tari wari umugabo we ko azana imiti nayo ko yari imaze kumushirana, hasigaye uduce duce. Inzu yasaga nabi cyane nkaho nta muntu ukiyicuyemo n'umwe. Umugore nawe kugenda byari bitangiye kwanga, kuko ubu ngubu yari atangiye kujya kuruza inda, kuko umwana yari amaze gukurira mu nda. Yakomeje kugenda kuruza inda hasi, ariko agenda ahamagara umugabo we Tari. Yumvishe ikintu kiri kuvugira hanze, agerageza gusohoka akeka ko ari umugabo we Tari wari ugarutse. Umwana yakomeje kumubaza ati, ese hari icyo waba urimo kumva mama? Nyina nawe suko uhita umusubiza, yahise amubwira ati, nta kintu gikomeye cyane. Ariko aho hirya hari akantu kameze nk'akafashwe kagasima nk'injangwe. Injangwe yafashwe na senyenge. Umugore nawe arimo kugenda yegera mama. Umwana akomeje kubaza nyina, rero ese mama icyo cyaba ari igiki? Ese ngo ati, ngo iba witonze zure. Yagakubise inyundo mu kanya gatoya, aza kugenda mu rugo iwe, aza kuyibaga. Amaze kuyibaga, si yari afite n'uburyo bwo kuba yayiteka, ahubwo we yararegera avuga ati, ntacyo mfite nakifashisha, ahubwo reka nonongera iki nkuru muri ubu buryo bwo kugira ngo mbone icyo narya, kuko inda yari imuremereye cyane. Umwana yari amaze gukurira mu nda. Umwana yakuriye mu nda, aho yakomeje kujya agenda avugira mu nda, aganira na mama we, akomeje kumuhata ibibazo byinshi cyane, amubwira, ese mama ni kuki ako kantu utagiye ngo ugafate? Mama we aramusubiza ati, sinari kugafata nawe uri mu nda, nawe ubu ngubu ukomeze wunda remerewe birakomeye. Akomeza amuganiriza amubwira ati, ese mama nzaba nasohoka ryari? Nyina akomeza amusubiza ati, ese urashaka kuzasohoka ukanahangaha ukagenda ukansiga ugasiga mama wawe? Umwana nawe si ugusubiza nyina, aramubwira ati, mama hoya sinagutanga. Ariko si byatinze aho ngaho, nyina none inda yaragiye amukurana. Umwana agenda kurira mu nda cyane, ikomeza kumurya cyane. Akomeza kugenda yurira arimo gushaka imiti, ko yakomeza akanywa ya miti umugabo yamusigiye, ariko imiti ye yaramushiranye. Akomeza kwigaragura hasi. Inda yari imukomeje kumubera ikibazo gikomeye cyane, imuhangayikishije, imubabaje cyane. Umwana aragiye arakura cyane, inda iragenda irabyimba. Uyu mugore yarahuritse muri ibyo bihe bikomeye umugabo yaramutaye mu nzu. Byari ibihe bimugorereye, aho umwana yajya arambura ukuguru ari mu nda ukabona inda irakwedutse. Byari ibintu biteye agahinda n'akababaro. Urabona yuko n'intoki nubwo yakandagiraga cyangwa umutwe yagira ukuntu yinyagambura, ukabona umugore arimo arataka avuza induru. Umwana nawe si ukuvugira mu nda, arimo kubwira ngo mama calm down, sorry, ntabwo ibibazo byatewe nanjye. Ariko wibuka yuko imiti yari yamuteye ikibazo, imiti umugabo yaramusigiye. Umugore kuko bayimusigiye amubwira ngo azaza aryaho akantu gato, ariko umugore yayiriye ari myinshi, indi iragenda none yikurira mu nda. Byakomeje gutyo rero. Urabona ko mu nzu ibintu byari bisandaguye hirya no hino, ntacyo yakifasha, nta n'icyo yakora. Nuko rero umugore yakomeje, umwana atangira gusohoka, ariko agenda ava mu mubiri w'umubyeyi wiwe, aragenda atangira kuruka ibintu bisa nk'amaraso. Byari ubuzima bukomeye, ubuzima bubabaje, dore ko inzu yari irimo ari wenyine, nta wundi muntu yari ari kumwe nawe. Yarakomeje aruka amaraso menshi. Umwana arakomeza aragenda acengeza ukuboko mu kanwa, aragenda arazamuka mu muhogo, amaboko atangira kuvunagurika, amaguru nayo si ukugenda arinyagambura. Byari ibintu bikomeye cyane. Guys, wowe ukomeza kugenda ureba inkuru zacu tukugenda tukugezaho kuri The Truth Inside, ndagusaba kugira ngo ujye dukora subscribe, unakorera na share ku nshuti zawe, ubereke ububabare bw'uyu mugore yagiye ahura nabwo
muri ibi bihe byari bimugorereye. Umugore yakomeje kugenda aruka ibintu byinshi cyane by'ibinyamanyama wagira ngo ni byandi yari amaze kurya, ariko amaraso ariko agenda atemba mu nzu. Hari hasigaye agati gatoya kari kari imbere y'igikombe, ariko kari gasigaye konyine. Agerageza kugira ngo akubite amaguru n'amaboko, ariko ntabwo byari byoroshye. Siko yakubise akomeza arinyagambura, ariko n'ibikombe bigenda bisa nkaho bigiye kugwa, bigiye kumanuka hasi ngo bimeneke. Igikombe cya kindi umugabo yamusigiye cyaje kugwa hasi kirajanjagurika. Umugore ari mu nzu wenyine. Nuko rero umugore yaje kuzamuka, aragenda arahaguruka, atangira gukandagira. Murabizi umugore yabyaye ni ibintu bikomeye cyane. Nuko ye niwe wivanye ku kiriri, aragenda arikatira umukono n'imyenda byose, aragenda ashyira ahantu ku ruhande. Mu mwanya muto yakomeje kugenda yidoda, ariwe urimo kugenda yikorera n'amasuku yaho yarani. Yaragiye asubira mu buzima busanzwe, atangira kujya yuhira, areba ategereje umugabo we tari ko azagaruka. Byari ubuzima bukomeye cyane. Mu gihe kirimo gusuka icyayi, yumvishe ikintu gisa nk'igikomanga ku muryango. Yaragiye asa nk'uwegera ku muryango ngo maze arebe ikirimo gukomanga imbere y'umuryango we. Akireba yaje kubona umugabo we agarutse, arimo kuvanamo ingofero, aza asa nk'ufite urukumbuzi, ameze nk'aho hari icyo ashaka kumubwira. Mu gihe arimo kuvanamo inkweto ziwe, yarebaga amaraso hasi mu nzu, yibaza ni ibiki byabaye. Nibwo yahise amubaza, ese umwana yaravutse? Arabanza umugore we nawe arazamura, amwereka yuko umwana yavutse. Nuko rero umugabo yakomeje kumureba, asa nkaho akubiswe n'inkuba. Aza amwegera buhoro buhoro, aramwitegereza mu maso cyane. Aramubwira ati, ndizera ko ubu ngubu wakongera ukabigerageza. Nanone umugore amusubiza amubwira ati, sinizera yuko byakongera kuba nk'uko byari bimwe. Amanura imyenda yiwe, naho twakazingiye. Mubwira ati byari kuri The Truth Inside. Mubwira ati ukomeze gukora subscribe, unaduhereza ubutumwa hasi. Naho ubutaha uri kumwe nanjye Bahati Chris.